inka waziragiraga nabi ntizagiraga umukamo waziragira neza umukamo ukiyongera rero urumva kumvamo ngo u Rwanda rutemba amata n'ubuki wumvaga ko ari ahantu ndi bugende nkatega igikombe nkanywa amata aratemba ubwo abayavunikiye barahari simbizi so icyo cyaranshituye cyane kinshiramo intego yo kuba mu Rwanda yo gutaha haba ku bibi cyangwa se ku byiza ni nayo mpamvu umubare munini hari nabo nko ku cyiciro cyacu barabitubuzaga pe singiye kubibeshya kutubuza kujya mu gisirikare ko twari abana njya numva igihe cy'urugamba twajyaga tukurikira bavuga ngo babarega gukoresha abana ariko uburyo barwanya intambara yo gukumira abana ababarega nyine ni bya bindi babazungu bahora bashaka ibyo bahimba yes reka ngusize nongera ikaza mwifurize amahoro y'Imana mu rero niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza nimbere nimugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza gende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugimushaho kubana n'umushumba mu nkuru n'ibigano byanjye bya buri munsi ndaza kumubaza kukigendanye n'amatorero n'amadini by'umwihariko nze kumubaza ese ko hari abantu bamwe na bamwe tujya tubona nk'inzego z'umutekano zarabahamagaye ariko yagera nk'inyuma tukumva aravuze ngo nge nanze kwita kuko natinye ko bari bumfunge nk'ubwo nk'abantu baherutse kumva ibiganiro bisanzwe bikorwa na bamwe mu ba YouTubers bakorera mu gihugu cya Kampala baravuye hano mu Rwanda ibyo bagenda bavuga cyangwa se banomina ku mbuga nkoranyambaga zabo ndi buze kugimisha kubana nawe by'umwihariko n'umupapa mukuru ndi bumubaze cyane mubaze ngo ese birakwiye ko ukwiriye kuba wubatse nk'urugo ariko wagera inyuma y'urwakubyaye cyangwa se wajya inyuma y'igihugu cyawe ukaba wavuga nabi igihugu cyawe pasta ngo ikaze urakoze cyane nanjye ndagushimiye ko mpaye ikaze kandi nifuriza ineza ku bakurikiye iyi channel Umuco Family Gospel TV ndetse nawe ubwawe utangiranye ikibazo gisa naho kiremereyemo kuntu kuko kiba gikora ku mpande nk'eshatu kiri politiko kirakora kuri politike kirakora kuri shosho ku buzima busanzwe bw'umuntu hanyuma no ku myemerere kuko imyemerere nuko tuvuga imyemerere tukiyumva mu idini ariko burya imyemerere irenze idini ni ibintu bitandukanye ubwo rero sinzi nimba wenda nahita nsubiza ikibazo ko kibajije abo gusohoza byo mbahaye ikaze ndanabashimiye turahorana mu kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana ku kibazo rero mbaje uvuga uti kubera iki hari abantu baba baraho musanzwe mubana ari inshuti ariko yasa naho yambutse umupaka rw'urwamubyaye agatangira kurutuka cyangwa se kuvuga nabi igihugu cye cyamubyaye ibyo birahari biranakorwa cyane wowe uri umuntu usa naho ukorera ku mbuga nkoranyambaga cyane yego kandi n'icyo bajije nuko ubizi ko gihari koko ibyo ni ibintu bihari hari na bamwe tuba tuzi twita inshuti zacu ejo ukajya kumubona ukabona arimo aravuga ibintu bidasanzwe ku gihugu icyo twihutira cya mbere ni ukubanza kumenya ngo se barabivuga ari mu gihugu ugasanga amakuru koko ntago ari mu gihugu ari hanze y'igihugu ibyo rero igisubizo gihari birakorwa kandi si byiza uretse kuwabihisemo ariko amakuru wenda nabivugaho numva nanakurikira nkamenya nibyo bita ngo ni ugushaka amaramuko ni ugushaka amaramuko kuko uwavuye mu gihugu afite icyaha akurikiranweho agitorotse agiye hanze kubera ko aba ari mu bwihisho ntabwo ashobora kujya kuvuga biriya bintu kuko hari amategeko mpuzamahanga ibihugu biba byaremeranyijeho iyo yamaze kuboneka arakurikiranwa hisunzwe amategeko mpuzamahanga kandi agahanirwa icyaha cye ariko bariya rero niba abandi bitwa ngo ni abanyenzara ni nayo mpamvu ibyo bavuga nyine bishobora kwangiza ababakurikira
sebo niyo mpamvu hashyirwaho amategeko yo guhana ku bijyanye n'imvugo nka ziriya, ariko nyirizina we abikora mu buryo bwo gushaka umugati, amaramuko. Kuko icyo aba yarakurikiye hariya hanze hari igihe akibura, so agasa n'uwambaye igisebo cyo kugaruka hano muri batwebwe yavuyemo. Rimwe na rimwe uzasanga bo baranagiriwe n'inama kenshi mu myitwarire, kuko iyo umuntu agiye kugera kuri urwo rwego aba yatangiye agaragaza imyitwarire idasanzwe. Babyita imyitwarire idasanzwe, amagambo aremereye, arimo gupfobya ibitekerezo by'abandi cyangwa se n'ibindi. So yagera hakurya rero ibyo yari akurikiye, hari umubare utari munini cyane kuruta ubikora bishaka, wagaragaye yuko baba babikora bashaka amaramuko, bavuga mpemuke ndamuke. Nicyo kinyarwanda dukunda gukoresha. Bampemuke ndamuke rero ibyabo birangira vuba. Ntabwo ari nka babandi bakora icyo bateguye bagamije gusenya igihugu cyangwa se bene igihugu. Rero abo bantu ndumva nabambavuzeho gutyo ko hariho bampemuke ndamuke bajya hariya bakavuga ibidakwiye, cyane cyane ko baba bimena n'inda, kuko bavuga inkuru bahozemo. Yego. Umubajije uti se wowe kuki wabikoraga gutya, kuki utabyanze icyo gihe ukaba uje kubivuga ubu ngubu wamaze kwamburwa ubwo bubasha. Yego. So ugasanga ni inda rero iri imbere, ni mpemuke ndamuke. Wenda nicyo naba mbivuzeho. Ibirenze kuri icyo, abakurikira ibyaha, politics issues, abashinzwe ibya politike nibo bakigusubiza neza, ariko ku ruhande rwanjye nk'umuturage mbibonamo ko ari impemuke ndamuke rwose. Yego. Hanyuma ku munsi w'ejo byari kuwa gatanu, ubwo n'ejo hashize yari kuwa gatanu nibwo guverinoma cyangwa se akanama nkemurampaka gashinzwe amatora mu gihugu cya Uganda bongeye gusa nk'abemeje ko Perezida Museveni ariwe ushobora gukomeza kuyobora indi manda. Ndibuze kwibaza ahangaha ngo ese birashoboka ko kuba Museveni agiye gukomeza kuyobora cyangwa se gukomeza kuba yicaye kuri iyi ntebe hari buze kugira byinshi binduka byongeye nk'aba bantu bagera mu gihugu cya Uganda bagasa nkaho inaha hatakiri iwabo? Ndi busubize nka James, pasiteri, ndi umupasiteri. Yego. Ntabwo ndi bujye muri politike, kuko noneho byongeye iyo yaba ari politike mpuzamahanga, kuko kiriya ni ikindi gihugu, ni mu Rwanda. Mu bamutoye sindimo, no mubanze kumutora sindimo, ariko nabitangaho igitekerezo cyanjye nkanjye. Ku bamutoye ni amahirwe cyane kuri bo, kuko arashyira mu byifuzo ibyo byabo mu ngiro. Ariko perezida ni umuntu uba urenze ibindi bintu byose tuba tubona. Yego. Buriya ntibyagutungura agiye gushyira mu bikorwa agahera ku byo abarekaramaga batamutoye. Bamugaragarizaga impamvu batamutora, ahubwo biriya akaba ari byo aheraho kurusha ba bandi bitwa ko bamutoye ngo akomeze abageze ku byo abagera, kuko ni umuntu uba ureberera igihugu cyose, inyungu z'abanyayuganda. Iyo tugiye nko kuri Uganda ubwayo, ni igihugu navukiyemo, nkikoreramo, nakigiyemo, nkikuriramo, ntaha nk'abandi banyarwanda. Nshima n'Imana yadufashije ikoresheje bamwe muri twe tugakurirwaho izina ubuhunzi. Ubu si ndi impunzi, ndi umunyarwanda. Yego, no hakurya hariya banyitaga umunyarwanda, ariko bagombaga kugira ikindi bongeraho. Umunyarwanda utari mu Rwanda ntabwo aba ari umunyarwanda wuzuye nyine ikizina. Yego. Rero kiriya gihugu cy'Ubugande hari ukuntu giteye neza mu kuntu kumwe. Ni igihugu gifite amoko arenga 30 ngire ngo nka 30 ayo nshobora kuba nzi. Rero amoko yabo uko abarwa bigendera ku ndimi, ariko ni nk'ahandi hose. Ubwoko, icyo bita ubwoko, buba bufite ururimi bwarwo rwihariye. Noneho hariya by'akarusho bagenda bitirira igice bijyanye n'ururimi. Tuvuge ni wumva bavuze ngo Bugande, burya ni igihugu bahisemo ko cyitirirwa ubwo bwoko bw'Abagande, kuko ariho havuka abami bakomeye. Kabiri akaba ari central, arimo hagati. Ariko uzasanga Bugande ari igihugu gikoresha Ikigande.
wigire hino ugaruka inaha usanga icyo bita nkore. Nkore kizaba ari igihugu gikoresha ikinyankore. yego Urimo kuza ni iburyo bwawo ngira ngo ubwo nibwo niba nabyita mu burengerazuba wenda bishyira ubwo ni amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda, uzasanga aho bita Toro, aho bakoresha igitoro. Rero impamvu nari mvuze nti hari icyiza cyaho nuko ayo moko yose hari za Rango, Koromojya bakoresha ikirango gutyo bigiye bitandukanye. Ayo moko yaho usanga asa naho ahurira mu kubaha ubwami bwa Bugande. Uganda ni kingdom, ni nk'igice cy'Ubugande nyine bose bagomba kukiyumvamo. Ariko mbere ya Museveni ntago ariko byari biri. yego Perezida uyu urimo guhabwa amahirwe yo gutora ni nawe wari usanzwe ayobora, yanatuyoboye turiyo, yari umuperezida urumva muzi ndi umwana uyu munsi ngana gutya. Hari ibyo yahinduye ndetse ari nayo mpamvu Abagande uyu munsi hari icyo bakimubonamo nyine, kuko nk'ibyo by'ikigande ikinyankore nta mwihariko wo kuvuga ngo ururimi rw'igihugu cyangwa se umuco w'igihugu uraperezantwa n'ubu bwoko bw'abatoro cyangwa se bw'iki. Ariko Museveni akimara gufata igihugu asa n'uwabihaye umurongo, aravuga igihugu cyitwa Bugande, cyitirirwa iki? Abagande. Kubera iyo mpamvu rero ishusho rusange ya Bugande iri bugaragarire mu Bagande. Urumva? Noneho n'umwami wa Bugande yabaga asa naho yiganje mu Bugande hose, kuko buri bose nabo bagiraga ubwami bwabo. Umwami wa Toro, umwami wa Nkore, umwami wa Cori, ariko hakabayo uwo bita umwami wa Bugande. Umwami wa Bugande rero yabaga aganje ni nka perezida. Urumva? N'uno munsi biracyahari nubwo biri munsi ya Repubulika, ariko bo hari ukuntu babihuza bagakora. Uyu munsi urasanga umwami wa Bugande asa naho ahabwa ubundi bubasha buruta ubw'abandi bami, kuko yemerewe gutanga abaminisitiri muri guverinoma, agatoranya abaminisitiri bahagarariye guverinoma, bahagarara muri guverinoma y'i Bugande ariko bavuye mu bwami bwa Bugande. So rero aho nari nkatanzeho urugero gato nshaka kuvuga ku cyo warumbajije, uvuga uti biragaragara yuko Museveni ari mu nzira yo gutsinda amajwi. Wenda kuri nge navuga yuko bitagaragaye none ahangaha, na mbere hose byagaragaraga. Umuntu wakoze icyo kintu agafata Bugande akayihesha agaciro, ikigande kikazamuka kigahita kigera mu yandi moko yose. Buriya nka Nkore ntiyago bari bazi ikigande, twarinze dutaha aribwo kisa naho kirimo kuza, kuko urumva muri 92 kuzamura habaho urugamba rwo gubohora igihugu cy'u Rwanda. Museveni yari atarafatisha neza, numva nimba yarimye ingoma muri 86 byabaga bikira hari uguhuza igihugu nka perezida, byibuza kugeza 2003 tufata urugero kuri perezida Kagame w'u Rwanda, byibuza 2003 amatora ya mbere yabaye, buriya niho wahera ubara ubuyobozi bwe nyirizina, kuko niho aba yamaze gusetinga ibyo agiye gukorera rubanda rwa mutoye. So rero na Museveni ko yaragiyeho muri 86 ashobora kuba yarafatishije uburyo bwo kuyobora igihugu yabarirwa nkawe. Sinanatinye no kuvuga nyuma yo kubohorwa ku Rwanda, kuko hari abari bamuvunnye. Urumva bamushinjaga kugira ingabo z'abanyarwanda acumbikiye zitegura kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwe rero ntabwo bwari bufite freedom cyane, kuko bwari bushyizweho amaso cyane n'ibindi bihugu. Ariko nk'uko amateka bigaragaza, abanyarwanda ntabwo yabahaye uburenganzira bwo kugenda, kuko cyari ikirego aregwa. Aho bamucikiye bagatorokaho bakaza gukora nkeka, kuko sinaganiriye nawe, hari ukuntu buriya nawe yiruhukije mu mutima, kuko hari igitutu cyari kimukuweho. Rero ubuyobozi bwaho bwahereye kugeza uno munsi wa none yubakaga igihugu kisa naho cyari cyarasenyutse, bidashingiye ku mateka nk'ayacu y'u Rwanda ya jenoside yo gutakaza abantu. Ariko Bugande nabwo burya ni igihugu nacyo gisa naho cyasenyutse kubera ubuyobozi bubi hagati witwa Obote na Idi Amin, ariko cyane cyane kuri Obote, kuko Obote niwe warenganyaga ikiremwa muntu ariko kuri rubanda.
Idi Amin we wasangaga ari kwa kundi ko guhangana kw'abategetsi n'abakomeye. Rero Bugande rwose bashobora kuba bafite amahirwe menshi kuko uyu muntu aracumbukura ikivi yari yaratangiye, sibyo? Unanakurikiye neza urabona ko ari mu myaka ye ya nyuma kuko arashaje. Si imyaka ye ya nyuma yo gutegeka, dushingiye ku ntege nke z'umubiri twavuga ko byazagorana yuko yakongera kwiyamamariza n'indi manda kubera imyaka 5 kuri 81 irabiri 86. Uyu munsi nimba agaragaza kunanirwa mu buryo bwo kwiyamamaza kuriya, ubutahaho keretse ashyizeho ujya kumwiyamamariza. Ariko ibyo ninjye bivuze, afite uko abitekereza, afite uko azaba yiyumva icyo gihe, abagande bafite uko bazaba bamubona icyo gihe, nimba bamugirira icyizere akongera. Ariko ibikorwa byo ntibijya bisoza, gusa amahirwe bafite nuko ntago ari bujye gutangira, ntago ari bujye gutangira, cyane ko mu kwiyamamaza hari andi majwi yumvaga ku ruhande y'ibyo bamurega, ashobora guhera kuri ibyo. Ariko cyane cyane abayobozi nk'abariya baba bamaze kubaka ibintu byabo, hari igihe batakanga n'ibyavuzwe, ahubwo bakakomeza bakareba umurongo bahaye igihugu. Yego, nicyo naba mvuze ko hari abafite amahirwe menshi, hari abari buyabone batayakekaga, ariko hari n'abaguma bameze kwa kundi ngo ntibanyurwe. Iyo ndirimbo niko yaririmbwe. Yego. Ati gake gake ubwo umusaza ashobora kuzabinyuramo neza kandi akabinyuranamo umucyo. Ahangaha ari naho ndahita nanakubitira, nibaze ngo ese mutaha yego ni iki mwasanze cyabanishije kurenza ibindi byose? ubwo kitunezeza i Bugande cyangwa kitunezeza mu Rwanda? Mu Rwanda icyambere cyari gikomeye, hari inkuru nkunda kuyitanga ariko cyane nko mu bitaramo n'iki, kuko hari ukuntu njya nizihirwa nkanatarama. Yego. Nyuma y'imyemerere ndi umuntu, imbere y'imyemerere ndi umuntu, sibyo? Ufite indangagaciro. Yego, hari uko nizizwa nkavuga nti twakuze twigishwa, ubwo ababyeyi bacu nimba byari ukudukundisha igihugu cyacu kugira ngo tugitekereze tutakibagirwa, bavuga ko u Rwanda ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Mu myaka yacu rero twumvaga ubuki n'amata nyine, ntabwo twarobanuraga iri jambo ngo turisesengure. Uyu munsi ndi umusesenguzi, yego, sibyo? Ndanariza ku kintu runaka bitewe nuko mbibayemo, ariko icyo gihe sinabashaga gusesengura. Numvaga rero ko ningera mu Rwanda, ubwo wumva ikintu cyari kinzanye gusumbya ibindi nuko nagombaga kuba muri cya gihugu cyanjye cyiza Imana yangeneye, ariko kubera impamvu cyangwa intego yo kunywa amata ntavunikiye. Oya, ntavunikiye. Ubwo buki we tube tubiretse kuko ntabwo wapfa ku buryo uko wiboneye. Urumva aho twabaga tubizi ko ari uguhangana n'inzuki, naho twabaga turi habaga nako bita ubuhura. Inahanga ntago biriya bihugu binini bigira ibintu bitandukanye birusha iby'u Rwanda mu binyabuzima. Habagaho icyo bita ubuki bw'ubuhura, bukanaryoha cyane nubwo bwabaga ari bukeya. Ubuhura ni natwo n'udusimba turi mu byiciro by'inzuki ariko duto cyane. Ubwo rero bwakoreshaga mu migeno. Urumva yuko guhakura ibyo kwirira narabikoraga, ariko intego ya mbere yaravugaga ngo nimba bambyutsa saa 9 mu mvura, ngo njye mu nka, njye gukama inyana itonsa amata abantu bakayabura, njye gukuka inka zaneye zabyagiye, muri twa dutotsi nawe ubona. None kumva umuntu akubwira ati ariko hari ahantu muzajya mukajya munywa amata gusa nyine mutaruhiye. Icyo nicyo cyari muti, ndavuga ikintu kiri bunduhure kuragira kugira ngo izi nka nzitwara ahantu hari ubwatsi zigira amata menshi, kuko ibyo nabyo twarabihananirwaga. Yo inka waziragiraga nabi ntizagiraga umukamo, waziragira neza umukamo ukiyongera. Rero urumva kumvamo ngo u Rwanda rutemba amata n'ubuki, wumvaga ko ari ahantu ndi bugende nkatega igikombe nkanywa amata aratemba, ubwo abayavunikiye barahari simbizi. So icyo cyaranshituye cyane, kinshyiramo intego yo kuba mu Rwanda, yo gutaha, haba ku bibi cyangwa se ku byiza. Ni nayo mpamvu umubare munini
hari n'abo nko ku cyiciro cyacu Mm. barabitubuzaga pe, singiye kubibeshya kutubuza kujya mu gisirikare ko twari abana. Mm. njya numva igihe cy'urugamba twajyaga dukurikira bavuga ngo babarega gukoresha abana, ariko uburyo barwanya intambara yo gukumira abana, Mm. ababarega nyine ni bya bindi b'abazungu bahora bashaka ibyo bahimba, bakoze intambara nini cyane. Abana twaratorokaga, tugatoroka ababyeyi tukajyayo. Rimwe na rimwe n'aba bantu bari bashinzwe gukurikirana iby'igisirikare n'imyinjirize y'igisirikare nabo, kuko twabaga tuzi aho bari, tukabakwepa. Rimwe na rimwe bakisanga twageze no mu Rwanda kuri front line ku rugamba nyirizina, bakatusakuma, bakatubeshyabeshya, bakadushyira ahantu tukarya, ubwo imodoka zikaba ziri tayari, cyangwa se bagashaka bari butuyobore bakaduherekeza. Uzi ko baduherekezaga bakadusubiza i Bugande. Buri wese bamara kukwambutsa bakakuganiza, bakavuga ati buri wese none navuga iwabo. Hari nabo batwaraga bakageza iwabo mu rugo, bakabwira ababyeyi ko bagomba gukurikirana abana babo, bakabereka ko igihe cyo gukorera igihugu gihari kitajya kinarangira. Nanjye ndi muri abo ngabo bashubijweyo inshuro ya mbere, ya kabiri ndongera ndatoroka. So rero ikintu cya mbere nishimiye, nakuweho igitutu cy'Abagande cy'inyuro. Rekeraho abantu rero, ndashaka kugira ngo ibiganiro ndaza kubikora amapati. Yego, rekeraho, reka ndekera ngaho buno buhamya mparikiraho. Mbwira abantu ati uburyo yakuyeho igitutu cy'inyuro n'Abagande niho mpariki ya kambere. yego, Reka tujye muri episode ya kabiri. Reka nshimire wowe uri gukurikira kino kiganiro. Ni amateka n'ubuzima twabayemo, niko ngiye ikiganiro ndibuze kucyita. yego, Tubana gake gake. Pastor, reka mbe nkushimiye kuri kano. Noneho ngaruye muri episode ya kabiri.